Muraho amakuru turabasuje mu izina rya Yesu. Nibisanzwe ni Emmanuel Rudasingwa, umukunzi wanyu, shuje inshuti zacu, inshuti z'Ijambo Rivura TV aho muherereye hose hirya no hino mu mpande zose z'isi, ababasha kumva Ikinyarwanda ndetse n'abagisobanurirwa. Mu by'ukuri rero muri aka kanya mbasha gushima Imana ko yongeye kuduha kuba turi bazima. Hari benshi batakiriho, hari benshi bavuye mu mubiri, hari benshi abari kwa muganga hirya no hino kubw'impamvu nyinshi zitandukanye z'umubiri. Hari abakoze impanuka, hari abagiye, ari nabyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Hari abakoze impanuka, hari abarwaye indwara zidasobanutse, hari abarwaye indwara bajya kwa muganga bagapima neza rwose ntibazibone. Ariko turabasabira ku Imana yo mu ijuru ibasange, ibabere umuganga ukomeye uruta abandi baganga bose. Bakundwa rero nshuti z'umusaraba, muri abantu b'indashyikirwa, muri abantu bakomeye, muri abantu badasanzwe. Iyo turimo kureba uburyo Ijambo Rivura TV igenda izamuka umunsi ku munsi, umunota ku munota, turababwira ngo turabasuhuza kandi turabakunda cyane. Turi kumwe uko mudahwema kubana natwe mu biganiro tubaha, natwe ku mitima yacu turabafite rwose. Abakunzi bacu, abadukurikirana umunsi ku munsi, n'ukuri Imana mwije ibaha umugisha. Abakora subscribe rwose, tuba turimo kwagura umurongo kugira ngo twaguke kandi tubashe kugira icyo dukora mu buryo bwose. So rero muri aka kanya nkomeza kubashimira, nongeye kubwira buri muntu wese ngo komeza ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo umuntu ubasha kubona iki kiganiro kibashe kumunyura. Kandi ndabizi neza ko ibintu tugiye kuganira ibintu bikomeye, tugiye kuganira ijambo rikomeye cyane, tugiye kuganira uburyo imbaraga za karande zidukoreramo cyangwa se zikorera muri bamwe muri twe, ariko ntitumenye ko arizo zitubuza amahirwe, cyangwa se ntitumenye ko arizo zituma ibyo twakagombye kugeraho bipfa. Ugasanga ibyo watekereza gukora byose birapfuye, cyangwa wapanga mu kanya nk'ako kugira ngo ugere kuri bya bintu ugiye kugeraho bigahita bihagarara. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho rero, n'uburyo tugomba kurwanya iyo myuka, kuko bajya bakunda kuvuga mu Kinyarwanda kuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Niko biba bimeze koko. Ntabwo umuhinzi uhinga yaba kubisa isuka hasi ngo yumva kubise ku ibuye ngo yongera akomeza kubiteho, ahubwo ryabuye arikuramo akarijugunya hirya aho atari bwongere guhura na yasuka, ritari bwongere guhura na yasuka kugira ngo riyangize. Murabizi abantu bahinze, abahinze hari abahinga ku rubuye, hari abahinga mu ntombe. Ni mu buryo bwinshi butandukanye urwo rwa rugero tuba dutanga kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ese niki kikubuza amahirwe? Ugiye kugera ku kintu runaka, niki kiguhagarika kugira ngo utabasha kwakira umugisha wawe? Ese bituruka hehe? Nta handi bituruka, biraturuka muri karande. Iyo karande niyo tugiye kuganiraho, kandi nzi neza ko umuntu uri bubashe kudutega amatwi araza kumvamo ibye. Mu by'ukuri gusenga ni byiza, ariko no gusobanukirwa aho duturuka ndetse n'ubuzima tubamo mu buzima bwa buri munsi, ibitugora n'ibitugora, ibyo byose turaza kubibonera igisubizo igihe turi butega amatwi. Ngaho rero nimutega amatwi kugira ngo tubashe kumva icyo twateguriwe n'Ijambo Rivura TV. Murakoze. Mu by'ukuri rero abantu benshi bagiye bambaza ati se kutubwira ku bintu bijyanye n'uburyo imyuka ya karande ikora. Bamwe bakaca inyuma bakanyandikira bakambaza. Rero narije kugira ngo mbasobanurire, tumarane impaka, buri muntu wese amenye ngo ese mpagaze hehe. Imyuka y'umwijima cyangwa se imyuka ya karande ntabwo ari umuntu uza ngo ufateho umenye ngo uyu muntu ni imyuka mibi cyangwa se
kibe nk'igiti ugenda ukoraho uvuge ngo iki ngiki twamenye ko ari imyuka mibi oya wapi. Ahubwo iyi myuka tuba tuvuga kenshi na kenshi ituruka mu nkomoko zacu, ariyo bita karande. Hari abantu bumva karande bakagira ngo karande wenda ni ibindi bintu cyangwa se na amahembe ni ibiki oya. Karande ubundi mu Kinyarwanda cyiza karande ni inkomoko yawe, ni inkomoko. Njyewe karande yanjye ndi runaka nturuka. Abantu bari bakurikiye iki kiganiro baraza kubyandika hasi muri komenti basobanuye karande ni iki. Ariko karande njyewe uko ngiye nyibasobanurira muraza kubyumva neza. Karande nagiye mbabwira ibisekuru tugenda dukomokamo, ugasanga njyewe ndo kwa runaka na runaka na runaka, kandi igisekuru cyanjye twari dufite karande nyine, twari dufite n'inzu. Iyo nzu rero ukuntu bimeze reka mbibasobanure neza. Hari igihe iwanyu igisekuru ukomokamo, murabizi mu Rwanda habaho ibisekuru 7 guhera ku gisekuru cya mbere kugera ku bisekuru 7. Hari n'abatabimenya byose, ariko kugira ngo bisobanuke neza kuba ushobora kubuza nk'ibisekuru 5 aho ngaho rwose ubugerageza, kuko abenshi ntabwo baba babizi cyane. Ariko nyamara biriya bintu by'ibisekuru ndetse na by'ibisekuru byacu tuba tuvuga, tuba turimo gukeza abasekuru nyine, tuba dukeza abatubanjirije. Bariya batubanjirije rero nibo ba karande, kuko hari imana z'ibigirwamana basengaga, ari byo bita kubandwa no guterekera. Biriya bintu byo kubandwa no guterekera rero abenshi bazi ngo niba sogokuruza wawe yarapfuye byararangiye. Oya, ntabwo biba byararangiye, kuko sogokuruza wawe ubwo twinjiye muri cya cyiciro neza nyirizina, twinjiye gusobanukirwa neza nyirizina kugira ngo tumenye ngo ese koko karande ndayifite cyangwa ntayafite. Ari nabyo nshaka kubabwira, ushobora kuba usenga ariko utabizi ko karande ubana nayo, kuko gusenga kwawe utaramenya ko karande ukiyifite cyangwa uyifite ntabwo byahindura ibigeragezo ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere ngiki, iyo usenga ufite karande uba urimo gukeza abami 2. Ariko iyo wamaze gusobanukirwa ugakuraho karande, ukavuga ati njyewe nditandukanyije, ubwo ndavuga igihe ariko wamaze kubimenya, apana utarabimenya, kuko utarabimenya n'ubundi utarabimenya. Ariko iyo wamaze kubimenya, ikintu cya mbere ubanza kurwana nacyo ni karande. Ngiye kubabwira karande rero ukuntu zimeze. Ndabasobanurira karande ya mbere. Hari karande yo gukenyuka, hari karande yo kudashaka, hari karande yo gushaka ntubyare, hari karande yo gutunga ugahomba, hari karande yo kuba wowe uzabaho ukabera abandi urwunguko, wowe ugahora hasi. Ibyo byose bituruka mu bisekuru n'uburyo bajyaga baramenya bingi, bakajya bavuga ati twebwe igisekuru iki n'iki cya kabiri cyangwa cya gatatu kizabera inyungu igisekuru cya mbere, cyangwa kizabera inyungu ibindi bisekuru byose bizaza. Ugasanga ariho hahandi usanga mu muryango w'abantu harimo abantu bamwe b'abakire batumbagiye bari mu rwego rwo hejuru, ariko ugasanga abandi bahora babategeye ibiganza ngo babahereze. Iyo karande ni karande mbi cyane, ni karande kandi abantu baba bagomba kwitondera. Ugasanga wowe uhora uri maganya, uhora urimo kuvuga ngo ese kubera iki. Icyo gihe rero ubwo tugiye kuvuga kuri karande yo kuba bamwe batera imbere mu miryango, abandi ugasanga n'abatindi nyakujya. Ntabwo Imana iba yararemye abantu kugira ngo bazabakene, ahubwo inkomoko yacu uburyo bivana n'ukuntu baterekeraga.
kandi murabizi abanyarwanda ba kera basengaga imana z'i Rwanda, basengaga Nyabingi na Ryangombe, ariko icyo gihe uburyo bazisengaga bo rwose barabihamyaga, nk'uko uyu munsi dusenga imana tukavuga ngo icyambere, ikimenyetso cya mbere dufite cyerekana ko imana yacu ari imana y'imbaraga, nuko yaremye ijuru, nuko yaremye isi n'ibirimo byose, natwe ikaturema mu ishusho yayo, ikaturema mu ibanga rikomeye cyane buri muntu wese atabasha kumenya, akaba aricyo twebwe uyu munsi turimo kuvuga ngo twirukane za mana za kera basokuruza bacu basengaga cyangwa baramyaga, kuko ziriya mana ni imbaraga z'umwijima zituruka kuri Lucifero, zituruka kuri Satani mubi, ariko zarakoraga n'uyu munsi ziracyakorera mu bantu. So rero kugira ngo ubimenye neza ubibwirwa n'iki? Hari ukuntu ushobora gusanga uri umusore rwose ukiga ukarangiza kaminuza, ukarangiza amashuri yawe yose ukayarangiza, ariko wajya gukora akazi ukajya kubona ukabona nk'umuntu atewe n'ibisazi, wajya kureba ubuzima bwe ugasanga yarize. Uriya muntu rero aba ari umugirwa wa Nyabingi, ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari we gicumbi cya bya bintu byose baba baramushyizemo. Mujya mubona nanone urundi rugero rutari kure, ugasanga nko mu muryango harimo nk'umwana ugasanga yabaye ikigoryi n'izezengi, rimwe na rimwe hari igihe bamutanga akiri mu nda baramutanzemo igitambo. Ibyo byose bigaturuka hehe? Bigaturuka kuri ya karande y'ibisekuruza. Uriya muntu rero murabizi, umubyeyi, hari ababyeyi bajya gupfa nk'ababyeyi baba badakijijwe, yajya kuva mu mubiri agamagara umwana we yakundaga cyane, akavuga ati mwana wanjye rero dore ndagiye, musigiye ibi n'ibi, akamusigira akantu, ikintu yakundaga yarazi yagendanaga. Abakera bo yajya gupfa akamusigira inkono y'itabi, akamubwira ati akira inkono y'itabi, ni njyewe so wayinyweragaho nawe uzayinywereho. Akaba abizi neza ko inkono yayisigiwe na se, cyangwa se akaba afite inkoni, akaba ati iyi nkoni nayicishije intare, iyi nkoni nayicishije ibi, iyi nkoni uzayigumane, ntazagire umuntu ugukorera ku nkoni mwana wanjye. Cyangwa akamubwira ati agashabazi yiteraga cyangwa se uruhu kera, akavuga ati uru ruhu ndusigiye umwana wanjye runaka, niwe uzajya rwambara. Akaba hari intebe za zindi murabizi z'ibinyarwanda, ugasanga iyo ntebe y'ikinyarwanda ni iya se gusa, nta wundi muntu ugomba kuyicaraho. Iyo ntebe hari amagambo yabaga agiye guterekera no gutongera, yajya kuvuga akayivugiraho akayicaraho. Murabizi abantu benshi bajya no mu bantu pfumu n'ibindi bintu byose, haba hari ya ntebe, ugasanga nk'intebe, ubwo ndavuga abapfumu ba kera, ab'iyi minsi bo banza batazigira, ariko ntakora nubwo bazigira. Ariko abakera bo bagiraga uruterekerero rwa Nyabingi ahantu munsi y'igiti wenda cy'umuvumu, ugasanga nta hantu bicaye, bagakoranya imiryango yose, bagatumura ibitabi bakabivugiraho amagambo, bakaba bazanye inzoga z'ibinyarwanda. Icyo gihe baterekeraga Nyabingi, ntabwo ari imana baterekeraga. None iyo baterekeraga rero habaga hari umwana w'umugirwa, hakaba hari umwana urimo hagati. Uwo mwana urimo hagati rero niwe mwana bavugiragaho ya magambo, ugasanga niwe uzasigarana ibintu bya se. Hari igihe yabaga n'umwuzukuru, ugasanga n'ubu kandi biracyahari, ugasanga umwuzukuru akunzwe cyane kuruta abandi bana bose. Ntabwo burya biba ari urukundo rundi, kuko nta mubyeyi ujya urobanura abana. Umubyeyi wizera Imana ntabwo ajya arobanura abana. Abana bose imbere y'ababyeyi ni bamwe, nubwo abana bose badakora kimwe cyangwa se ngo bagende kimwe mu buzima, ariko burya ababyeyi bose bakunda abana kimwe. Upfa kuba wizera Imana gusa nk'umuremyi w'ijuru n'isi. Ariko abakera bagiraga aho bazaraga ibyo bintu. Noneho rero ugasanga mu muryango, ariho ngiye kugera, ugasanga mu muryango bamwe bavuze ko bariya batazabyara. Ugasanga mu muryango harimo abantu b'ingumba, kandi muri bo mbese nta bintu byo kubyara bibarimo, baratereta bakabengwa cyangwa se bakanabenga.
kandi ugasanga ni mwiza, nta kibazo, ari umusore ni mwiza, ari umukobwa ni mwiza, iyo ni karande yo kudashaka. Cyangwa se wanabigerageza ukajya kubona ukabona murabanye urugo rurasenyutse. Icyo gihe haba harabayeho gutongera kuvuga ngo ntazashake, ntazabyare, ntazagire ikintu na kimwe kimubaho cy'urwunguko ku buzima bwe, azabeho nk'igiti cy'inganzamarumbo ariko kiteraho urubuto. Ugasanga rwose ubayeho neza, uranatunze, ufite ibintu byinshi, ariko ugasanga urapfuye ugiye. Iyo ni karande mbi cyane yo mu muryango. Ikindi abantu bigeze kumbaza barambwira ngo ngese umuntu mudahuje amaraso cyangwa se umuntu wa kure yawe yo mu muryango wawe yabasha kukuroga, yagutereza amahembe cyangwa n'ibitega bikagufata? Ndagira mbabwire ko bidashobora gukunda. Igihe uriya muntu ashobora kugutereza ibyo bintu ni ukuba azi igisekuru cyawe byibura guhera ku cya mbere, cyangwa akamenya guhera ku cya mbere, icya kabiri kugera ku gisekuru cya gatatu. Uwo mwana iyo uri inyuma y'ibyo bisekuru nta gufatisha kuko abaswase ntabyo abazi. Ariko nanone ibintu umuntu ushobora kukuroga bigakunda, umuntu mwahuje amaraso nk'umugore wawe yakuroga kubera ko icyo gihe muba mwarahuje umubiri wanyu warabaye umwe, muba mwarahuje umwuka muhumeka, biba byarabaye bimwe. Birashoboka ko yakuroga, arakuroga cyane rwose, kandi aba ari umuntu uri kuroze yawe cyane. Niyo agiye n'abagore, abagabo batangamo abagore ibitambo, n'abagore bagatangamo n'abagabo hagati y'umugore n'umugabo batanganamo ibitambo, kubera ko baba ari ba bantu bari kumwe begeranye, baba ari ba bantu bahuje ibiganiro byinshi, bari ba bantu bafite utuntu tumwe na tumwe bagiye bahuza bakaganira baganafatana n'imyanzuro. Ni ukuvuga ngo iyo mwahuje rero buriya mwabaye mu buryo bw'umwuka, uko bava mu mubiri umwe n'ubundi no mu mbaraga z'umwijima niko biba bimeze. So rero icyo nshaka kubabwira, ugasanga nk'umukobwa amaze imyaka 35 atarashaka, kandi ugasanga umukobwa mwiza, ugasanga mbese ni na mutima mwiza, ugasanga afite n'umutima mwiza, ariko ukibaza kuki umukobwa adashaka. Biriya bintu n'ubundi bituruka kuri cya gisekuru uvugaga. Hari igihe wisanga muri wa muryango, ugasanga wa muryango n'ubundi ni wa muryango utazashaka. Ariko iyo wamaze kubimenya, kenshi na kenshi uzasanga uriya muntu agira n'urukundo rwinshi, ugasanga arakunda, ariko akabazwa nuko buri munsi urukundo rwe rufeyiringa. Rimwe na rimwe ugasanga n'umuntu bakundanye kandi arakundana akabijyamo cyane, agakunda. Nk'ubu ngewe bene data nshuti bakundwa munkurikiye, Emmanuel, ntago ngewe nabijyana ku ruhande, njya mvuga ibintu by'ingero nyinshi nzi, kandi nanjye ubwanjye hari n'izo ko nanjye nkomoka mu miryango y'Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda baremwe. Niyo mpamvu nanjye nshaka kubabwira ngo musobanukirwe neza. Nk'ubu nkanjye mu muryango wanjye nitwaga ikigoryi, nimbabwira rwose ndababwiza ukuri, nitwaga ikigoryi, nitwaga umuntu utazagira icyo yigezaho, ndetse no mu bintu naravumwe, nakoraga ku kintu cyose kigahomba. Icyo ntekereje gukora kandi nkabona muri njye mfite impano zo gukora pe. Ubwo ndababwira ibindi ibyambayeho, ariko ntabwo bikindiho, kuko ngewe narakijijwe, narabatuwe n'amaraso ya Yesu. Ntabwo ngewe ubu nubwo babinyohereza ntibyanamfata. Kubera iki? Ubuntu wa Kristo ncungwa, nta yindi nshuti nabona iruta Kristo. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo buri muntu wese uri muri icyo cyiciro ukora akajya kubona ngo ndi mbabwira ibyanjye, n'ubuhamya bwanjye mbahaho gato. Ngewe navutse mu bana mu mbyaro z'iwacu n'abana 8, ariko abari imbere yanjye bose iwacu n'ubu bamwe baracyabirimo, ariko rwihishwa.
ariko kubivuga ntacyo bintwaye, ahubwo Uwiteka abahe gukizwa, abaha agakiza nabo b'abakristo. Murabizi abantu bakomoka mu nce z'Imutara zo mu Mutara bose abenshi ubusanga baragize ibintu by'indembo z'abarangi, n'ubu baracyazigira bamwe na bamwe, ariko nababwira ngo mukizwe, iyo ni imyuka ituruka ku mubi Satani, nta kintu na kimwe yazabagezaho, kandi abenshi babirimo n'ubu baracyabirimo, bamwe banabisengera hejuru, ugasanga ajya mu rusengero ariko rwa rurembo rundi rw'abarangi akaba rufite, akaba afite uburyo cyezi izo mbaraga z'umwijima. So bari abantu rero ngo ndavuga aho nakomoka, aho nkomoka haracyahari, bamwe baracyahari, ntabwo bose bapfiriye gushira, hari abagiye hari n'abahari, ariko ugiye kureba ibyabaranze ntabwo ari byiza. So gusebya umuryango wanjye, kuko hari n'abandi nabo babikora kandi mu yindi miryango, ibyo ni ibintu nyine byabayeho, ntabwo ari ibintu bavuga ngo urimo urasebye, oya. Noneho mu mbyaro za papa hakaba harimo umwana umwe w'umukobwa yari imfura, ariko ziriya nyabingi zikaba zavuze ko data atazabyara ngo arambishe abana. Ibyo byose ntabwo ubimenya wowe, ugira ishyaka ryo gushaka, ariko kubera ko iriya myuka yavuze ngo abazakomoka kuri runaka bose ntibazabaho, ugasanga wowe urabyara ariko ntushyire umugongo, urabyara ntiwishimira bubyaye. Kubera iki? Umwana baba baramutanzemo igitambo akiri mu nda muri rwa rurembo rw'abarangi, ugasanga murumuna wawe arabyaye, abana babayeho, ariko wowe kubera ko bagutongereye, kubera ko bakuvuzeho ibintu byose bibi, bakavuga ngo ntazatunge, ntazabyare, ntazagira ate, icyo azajya akora cyose kigiye kimuca mu myanya y'intoki. Nuko iyo myuka ikora ni imyuka itagira pardon, ni ibintu by'abazimu gusa bipfuye bitafite gahunda, ariko birakora, uwo babitongereho birakora. Niyo mpamvu ushaka kubabwira wowe musore utereta umukobwa ukabona biranze, yoboka inzira y'amasengesho kandi usenge by'ukuri uhamije n'umutima wawe wose. Mbere na mbere utangire wirukane karande zituruka mu bisekuru byawe. Ibyo bavuze kuri so ubanze ubitesha agaciro. Numara gutesha agaciro ibyavuzwe kuri so, kuko wowe umukomokaho, ndajya nkubwire ngo uzatangira kubona ibintu byawe byose bifunguka. Wowe mukobwa ufite akazi keza, ariko ugejeje imyaka 35, uri hafi gucura imbyaro, kandi uri mwiza, waratereswe, igihe cyawe cyo gushaka kigeze, urabenga, ntabwo burya ari wabikoraga. Nta mukobwa cyangwa se nta muntu utifuza kuba umugore, nta n'umuntu utifuza kuba umubyeyi, nta n'umusore utifuza kuba umugabo. Ahubwo hari imbaraga ziwanyu muri karande zavuze ngo ntuzashaka. Urakorera amafaranga, ugakorera nka miliyoni, ariko mu cyumweru kimwe igashira utazi aho yagiye. Uriya ni imyuka y'inyatsi ituruka muri karande yawe. Gusa nanone ku rundi ruhande hari uburyo bumwe bashobora kukoherezamo ibintu by'ibirozi bikagufata. Ati byagufata gute? Igihe wahemutse, umuntu wahemutse buriya imyuka mibi iramufata iyo yamwoherereje. Njyewe nigeze kuvuga ukuntu umuntu yafashe ifoto yanjye, wenda ngiye reka mbivuge, urumva abavandimwe banjye bamwe barapfuye kuko bo bapfaga bakivuka, ugasanga aravutse yajya kujya mu kigero gishimishije, umwana akaba arapfuye. Kibaza kuki abana bapfa. Njyewe mu kuvuga kwanjye navutse mu buryo butangaje, niyo mpamvu Imana yampamagaye kugira ngo nyikorere, kandi nanjye sinzayivaho, nzayikorera, kuko biri mu bintu nayisezeranyije cyane. Kandi nanone ikindi ishimira Imana nuko yarinze data akabaho akatubyara. Uyu munsi nubwo atakiriho, ariko yasigiye ijambo ry'Imana mu kanwa kanjye, kuko niyo mahirwe ya mbere numva afite aruta andi mahirwe yose ku isi. Rero icyo nshaka kubabwira bene data, abantu tutarabasha kumenya, ntabwo wowe
kuba wifuza ibyiza ntubibone ariko utazi gukora. Oya, ahubwo hari ikintu kikuzitiye. Ugasanga umuntu arize, ararangije, abaye umusinzi wa burundu. Ugasinda aho wakageze mu gihe cyiza gishimishije cyo gukora akazi, nawe umuntu ukomeye, ukundwe ufasha abantu, ahubwo ugatangira kuyoboka akabari, ugakora amafaranga pe akakuyoboka. Ariko ziriya mbaraga za karande, ibyo uzakorera byose uzabimarira mu nzoga. Baranabivuma cyane. Ugasanga abantu bitwa ba nyirasenge, ugasanga nyogosenge arakuvumye. Ku impamvu akuvuma bikagufata ni iyihe? Iyo udasenga, iyo udafite Kristo muri wowe, uhora nawe uri muri rwa rubiyore rwawe, ngaho mu nshuti zawe, ngaho mu biki, ngaho nagiye mu kabari, imitongero yose bagutongera ikugeraho. Cyangwa se ugasanga uranasenga ariko mu gusenga kwawe ntuhamya gusenga kwawe. Urasenga kanya kamwe akandi ukabivamo. Ugasenga kuko buriya iriya myuka ni mibi. Iyo utangiye gusenga urimo kubiyica. Iyo urimo kubiyica kugira ngo iyo bakiriho, kugira ngo bimenye neza, hari abo bitangira kwica, kubuza amahoro. Ukajya kumva umuntu arapfuye, cyangwa ukajya kumva umuntu arasaze. Aho ngaho ni ikimenyetso cya mbere Imana ibiguhaye, ikubwira ngo dore aho isoko yaho byaturukaga ngiyi. Hari n'igihe ugasanga nka nyogokuru wawe yabisigiye umukobwa we, kandi nyogokuru wawe yasize agutongereye. Iyo yasize agutongereye rero, ni ukuvuga ngo wa wundi abisigiye n'ubundi abamusigiye ka kazi. Iyo utayobotse gusenga ngo Imana ikwihishurire, Imana itangiye kukubwira aho wapfiriye, aho byagiye bipfira byose, ndajya mubwire ngo ukomeza ukaguma muri rwa rubiyero, ntumenye ibyo ari byo. Ukajya mu kazi ukabona muri ikoraho, wahembwa udufaranga ukabona turagurutse, wagera mu gihe cyo kubona amafaranga ukabona turagiye, cyangwa ukabona uhuye n'ibibazo, ukarwaza abana, ukarwaza iki. Biriya ni imyuka ya karande. Karande yavuze ngo uzahora werera nk'inka ariko ntuzabyara. Uzagerageza kugira icyo ugeraho ariko ntacyo uzafata. Abantu benshi niko babayeho muri iyi minsi ya none. Cyangwa ukabona akazi mu kwezi kumwe, akazi kakaba kaguciye imyanya y'intoki, ukabura agambaniwe, hagiyemo undi muntu. Ntabwo burya ari wowe. Ntabwo ari udakora akazi neza, ntabwo ari uko uri ikigande mu kazi, mbese uburi nta makemwa. Ariko ukajya kumva nk'umukoresha wawe aragusezereye ngo genda wowe nta kazi ushoboye. Kandi nyamara we wareba ukabona nta kintu na kimwe bigeze bakubwira gukora utakoze neza uko bikwiye. Iyo ni imyuka ya karande yavuze ngo icyo uzakoraho cyose kizajya cyanga. Ikemurwa n'ikiro nshuti z'umusaraba. Nta kindi kintu gikemura icyo kibazo, no gusenga Imana, ukabana n'Imana, Imana ikabana nawe, kandi ugahamya neza ko usenga Imana isumba byose. Ukabanza mu isengesho usenga, irukana karande yo mu muryango. Ndabizi mu cyiciro cya mbere bizakugora, kuko uzahura n'ibitero byinshi, bizaza ari byinshi, bize bishaka kukurwanya kugira ngo uve mu nzira y'Imana, wongere uyoboke. Kuko buriya iriya myuka nayo ibishaka gusingizwa, kuko wewe mwebwe abanyamuryango mwayisigiwe nk'impano kugira ngo yo ibakontorore. Ni ukuvuga ngo baba sekuruza bagiye, ugasanga bamwe bafite nk'ibikingi, ugasanga bafite nabyita nk'ibigabiro, ugasanga bafite ibintu byitwa ibigabiro hamwe na hamwe bigiye bihari. Noneho ba bantu aho bakerezaga n'ubundi bya bigabiro byabo n'undi babazimu baba bagihari, ntabwo baba barahavuye, baba bagihari pe, baba bagihari. Noneho kugira ngo uzace ibyo bintu byose, nuko usenga ukirukana ya myuka y'ibisekuru yawe ya kera. Nongere mbabwire bene data, kwirukana imyuka ya karande cyangwa se kwitandukanya n'ibisekuru ntabwo bivuze ngo uvuye mu muryango. Oya, ahubwo wowe uritandukanya n'imyuka ibisekuru byawe byaramyaga. Urumva agenda babwira uburyo byisha abana batuvukana. Abambere yanjye barapfuye, njyewe mu kuvuka kwanjye navutse mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bw'ibanga. Imana irampungisha njyewe mu kuvuka mvuka, sinabavukiramo bambona naravutse. Bivuze ngo imitongere yose batongeraga abana ba data babatongeraga
bakiri mu nda, akazavuka ari igitambo kugira ngo indembo zabo zibashe kugira ijambo. Bari abantu batanga ibitambo by'amaraso, batanga abana b'impinja, batanga imiryango yabo, ugasanga mu rugo rwabo cyane cyane bivuga nk'abarangi bo n'ubwoko bubi cyane, abantu basenga abarangi nta nubwo bagira umutima, baba barapfuye batakiriho. Burya ntabwo ari bo babikoresha, baba barimo gukeza izo mana zabo z'umwijima arizo z'indangi. Ariko ndababwira ngo muntu w'Imana, muntu wumva ushaka kuzagira ikintu ugeraho, banza wowe utandukanye na karande. Tandukana na karande, uyirwanye, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, icyo uzakora cyose kizakunda, icyo uzakora cyose kizakubera umugisha. Ariko igihe wumva ko utunze, gushaka bitari mu mwanya wawe, nk'ubu nkanjye bari barabintongereyeho, ariko ibyo nabimenye nyuma. Aho kugira ngo ushake umugore nagomba gushaka, njya nkunda kubivuga buri gihe, umukobwa twakundanaga, njyewe umuntu we mu muryango wanjye yamenyaga ko nagize umukobwa dukundana, cyane cyane ko nanamukundaga cyane, nubwo yatuzi ko noneho mfite inshuti, nabimubwira ya nshuti kabiragiye. Bivuze ngo iyo myuka hari umuntu ibirimo. Kandi nanone nongeye babwira kandi kantu, hari igihe uriya muntu ntabwo aba abizi neza ko imyuka imurimo, oya, kuko aba yarayisigiwe, ariko we ikamutongererwamo. Mujya mwumva abantu barimo amahembe, ugasanga nk'ibintu bimurimo, ugasanga bimuvugiramo, yajya gukora ikintu bikanamubwira turajya he. Mujya mwumva ko hari abantu bavugirwamo n'imyuka mibi y'amahembe. Abo bantu rero nibo babandi nyine usanga ari umuntu umwe mu muryango, ariko yazengereje abantu, barahari. Uwo muntu rero kugira ngo umumenye, nuko wa wundi umwe yari yaribanzeho iyo amaze gukizwa. Nk'ubu ngiye hari umuntu wapfuye, ariko mbere yuko apfa numva ijwi rirambwiye ngo ndamurambiwe, ndamujyanye. Ijwi rirambwiye ngo sinzajya kumushyingura, birangira ngiye kumushyingura. N'ubundi ya myuka ye, urumva nayitanzeho amafaranga yanjye, ndagenda ngura isanduka, nkora ibiki n'ibiki, ndaje njya gushyingura uwumpemukira. Mu kumushyingura rero Imana yo ntiyashaka kongerayo, kuko ndibuka ngiyewe ijwi ryasanze ndi muri dushe ndimo koga, numva ijwi rirambwiye ngo ndamurambiwe, wa muntu mbona ishusho ye ijemo. Ariko sinabimenya ko icyo gihe ntabwo narasengaga cyane, ariko Imana yabanaga nanjye, Mwuka Wera yabanaga nanjye. Nyuma yaho rero umwana we yabisigiye, nabyita ko ari bo bisigaranye, n'ubundi arakomeza arantoteza. Kandi mu by'ukuri najya kureba ku ruhande rumwe nkabona ntaganyanga, nkabona arankunda. N'ubu ngubu ngewe sinjya gufata nk'umuntu nyanga, arankunda. Ariko iriya myuka imurimo yo ntabwo nuvuga ngo ankunda urukundo rw'umuntu nyine, ariko iriya myuka yo ntishaka ko tugirana ubumwe, oya, ntabwo ibishaka. Nuvuga ngo niba mama we yaratongeye akavuga ngo uyu mwana wa runaka ntazashake, najya gushaka bijye bipfa, najya gutunga bijye bipfa, icyo gihe mbishyize hanze kugira ngo buri muntu wese abimenye. Nitanzeho n'urugero, uwo muntu ariyiza, arahari, arabizi, nawe abimenye ko imigambi y'incakura yamenyekanye, kandi imigambi y'incakura ntigiramba, birapfa bikarangira. Ndagira mbabwire ngo njyewe gushaka nzashaka, nubwo bagiye bankorera ibitari byo. Ikindi nanone nshaka kubabwira, iriya myuka y'umwijima ariyo bita nyabingi, ubundi niyo bita nyabingi. Ushobora kuba umuririmbyi, ariko iya myuka ukaba uyifite, ukaririmba, ariko umva utarabimenya ko ufite iriya myuka ya karande neza, ikakomeza ikagushorera. Icyo nshaka kubabwira rero, mureke dufokasinge mu gusenga cyane, turwana na ziriya mbaraga, kuko uyu munsi niyo mpamvu habayeho, nongere mbasobanurire, mu Bibiliya hariho isezerano rya kera, hakabaho n'isezerano rishya. Isezerano rya kera, muribuka abantu ukuntu basengaga, bamwe basengaga Imana bakumva ibihano by'Imana. Nuvuga ngo habaga Imana n'abamarayika, Imana n'abamarayika. Nuvuga ngo Imana yoherezaga marayika w'Imana akaza agakora ibitangaza. Mwibuke Dawidi uko yasengaga Uwiteka Imana isumba byose, niwe yaganyiraga. Noneho mu isezerano rishya hazaho Yesu Kristo.
bivuze ngo uyu munsi natwe hari ibintu tugomba gukura mu nzira. Tugomba gukura mu nzira imyuka ya za karande z'abasokuruza bacu, noneho twebwe tukabumwe muri Kristo Yesu, tugatandukana ya myuka. Hari abantu rero n'uyu munsi bakigendera muri ya myuka, byabananiye kuyirekura. Ariko ibyo nibyo bimaze abantu muri iyi minsi ya none rwose pe. Hari abo byamamaza ugasanga cyane cyane nk'imyuka y'abarangi. Abantu bose muzababona kenshi na kenshi abarangi buriya bo bagira n'imyuka mibi cyane, ishobora no kwinjira ahantu nta mwana w'umurangi uriho muzima, ujye ubona ukabona ntameze neza. Usanga afite akazi keza, usanga ari wa wundi ugira ahandi abantu batagera, kandi wajya kureba mu isi twese turi bamwe, ariko ugasanga ya myuka yarabatumbagije, ugasanga akora muri ministeri ariko bamuziho defo yo kugwa igicuri. Ugasanga akora muri mu makampani runaka ariko bamuziho umusinzi, wa wundi usinda akayanywera akayamara. Wajya kurikirana family ye ugasanga nabakire, ariko wajya kureba ubukire bwabo ugasanga nta hantu na hamwe burimo kugaragaza ubwiza bw'Imana. Rimwe na rimwe rero kenshi na kenshi ikintu gituma dusubira inyuma muri byose nuko twebwe tutabanza ngo duhe Imana umwanya, twitandukanye n'izira karande. Kandi igihe tugeze mu isezerano rishya, turi mu isezerano rishya, ntabwo tukiri mu isezerano. Yego n'isezerano rya kera turirimo, ariko kuko isezerano rya kera ryo ritwibutsa, rigenda ritwereka ibizaba, rikatwereka imbaraga, rikatwereka ibizatwica, bikatwereka uburyo twakira, bikatwereka iki. Ariko Kristo we yaje gukuraho ibyaha byose, ari ibyaha by'abasogokuruza, ari ibyaha by'abatubyara, byose. Yesu Kristo nibyo yaje gukuraho. Rero icyo ushaka kubabwira bene data, mwizere Yesu Kristo umwami n'umukiza. Nimumara kumwizera mukumva muri mwebwe rwose Kristo ari muri mwe, ndababwiza ukuri ibintu byose bizagenda neza. Naho ubundi utarizera Kristo umwami n'umukiza, ugahora uvuga ngo Imana, ariko Imana ni nyinshi. Imana ni zirenze Imana zarenga n'igihumbi. Kuko murabyibuka Imana ituma Yona ngo ajye i Nineve akigira itarushishi, agenda mu bwato, yajyanye n'abantu batizeraga Imana isumba byose, kandi bari bazi ko iriho. Urwo ni rwo rugero rwa mbere nshatse kubaha. Ni ukuvuga ngo ajya kugenda ajya itarushishi bo basengaga ibigirwamana. Nawe mwumva ahantu yarahungiye ahantu habi cyane. Kandi Nineve Imana yari yarabwiye Yona ati nyaruka genda ubabwire ko ibyaha byabo bindembeje, ngiye kuharimbura. Aho wenda bakizwa. Muribuka mu bwato hariya naho Imana yashaka gutanga ikimenyetso yerekana ko yitwa Imana isumba byose. Ibyo bigirwamana basenga, ibyo bigirwamana baterekera, byose nta kintu kimwe bishobora kukumarira keretse kukurimbura gusa, ugasanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga. Noneho mwibuke neza ko batangiye gufata imana zabo, abafata imana z'inkoko, abafata imana z'ibiti bibajwe, abafata ibiki, abo bose barazihamagara, barazibwira, baraziterura, barazisembagiza. Imana yacu ntiterurwa. Iyi Imana isumba byose ntiterurwa. Ntabwo iterurwa, ahubwo iyo isumba ibyo byose. Mwibuke neza ko bageze aho ngaho ibimana byabo bigahagarara ntibigire ikintu babwira, kandi nta kintu byagomba kubabwira. Noneho Imana y'ubwayo nibwo yabohereje, iravuga ati mugende murebe umugabo uryamye munsi, uryamye hasi mu mujyi cyangwa se mu bwato, mugende mumurebe, mumubaze urubahe. Nibwo bamubajije, ahubwo agenda umuheburayo, genda urukahanaha, senga Imana yo mu ijuru isumba byose. Ati aho se waduteje umwuzure? Ati rwose ni ngewe. Ati ahubwo munterure munjugunye muri aya mazi, umuraba urahagarara. Yona yari afite amakuru. Nibwo bavuze acyokora, babaye abantu beza, baba abanyabwenge. Bavuga ati amaraso yawe ntazatubarweho. Nibwo bamujugunye mu nyanja. Iyo niyo Mana rero dusenga. Naho izi mana z'abarangi basenga, bana nabo bavuga ko basenga Imana, ariko basenga imyuka ya yindi yo mu kirere. Iriya myuka ni imyuka y'ubuperesi,
basenga nayo iza mu buryo bw'umucyo, iza nk'uburyo bw'umucyo, ariko ntago mu by'ukuri ni umwijima uza ugashaka kwisanisha n'umucyo. Kuko bano abarangi nabyita ka haribo nk'abahedi b'abapfuma hari ndumva ariko nabita, kubera ko buri abarangi nabyo basenga Imana ariko itandukanye, ariko uburyo bayisenga ni imana z'ibigirwamana zabo, ariyo mana yabo Lucifero, Satani, niyo basenga bo, niyo basenga. Niyo mpamvu bagira ibibaraga byinshi, ugasanga mu buryo bw'umwijima bo baraza, niba uri mu mbaraga nke bakagufata bakaguhindura bakakugira ikintu cy'ikizeye cyaho ngaho. Ariko iyo utarasobanukirwa birakomeza bikakuyobora. Ikindi buriya bwoko bw'abarangi bariya basengera imyuka y'abarangi yo ni abantu batanga ibitambo by'amaraso. Buriya batanga ibitambo by'amaraso iyo bagiye gushyingira umwana, yari umutunzi hapfa inka, ugasanga inka zipfuye zirangana n'umubare agiye gushyingiza, cyangwa se wenda w'inkwano bagiye kumuha. Mbese byo birategeka. Muzarebe muzakurikirane abantu bita abarangi bagize igihe cyo kuba bagaragara nk'abafite ubutunzi, n'inka zabo harigeze zigapfa zikarangira, ariko mu gihe nk'icyo guhumbya zikongera ukabona zibaye nyinshi. Rero izo nka ziba zirimo imyuka y'abacwezi, imyuka y'abarangi yabo, bo babikura mu nyanja, biva mu nyanja, ni imyuka iva mu nyanja. Mbese imyuka y'abarangi ni imyuka ikorera mu kirere ndetse no munsi y'ubutaka. Mbese bo bamaze kwiyogurira Satani, bari abantu bakorana n'iriya myuka, bo bamaze kwiyogurira Satani. Mbese guhinduka kwe ubona ari ibintu bigoranye cyane, kandi noneho ukuntu ari babi bo. Iyo umaje gusengera he nakubwira akasengera mu barangi, rimwe rimwe akubwira akasengera mu Adventiste, ugasanga afashe nk'idini rimwe, ndi umupantekote cyangwa se ndi umuporoso cyangwa n'iki, ariko iyo myuka akaba yifite igihe cyo kuvuna amajosi iyo kigeze bagenda bakayavuna. Rero abo bantu ni ukujya tubirinda cyane. Bene data, nawe umwana ubavukamo biroroshye cyane ko wabavamo ugakurikira Imana isumba byose, ndetse ukanabasengera nabo bagakizwa. Kuko nanjye mu muryango wanjye ndabafite, ariko barimo baragenda bahinduka, barimo bagenda batandukanya imana z'ibigirwamana, imana z'imyuka y'umwijima, bamaze kumenya ko hari Imana isumba byose. Ibya kera byose twari turimo cyangwa se bari barimo byo gutangamo abana babo ibitambo, ugasaba umwana bakira ikigoryi yarangije kwiga, ibyo byose ndatekereza ko umuryango wacu rwose byararangiye, kandi tugeze ku gipimo cyiza gishimishije. Ndetse n'abarimo n'abakuru nabo bazagira aho ngaho, nibagira amahirwe bazakizwa, ariko turabasengera. Kandi nubwo tuvuga gutya tuba turimo kubasenya. Nawe urimo kureba iki kiganiro, hari ibyo uzi mu muryango wawe, hari inzu y'umuryango, iyo bita inzu y'umuryango. Niba kubwira ngo inzu y'umuryango kera byabayeho, ugasanga umubyeyi afashe umwana w'imfura nyine nk'uko nabivuze hejuru, niwe arazi ibyo bintu byose. Hari inzu y'umuryango itagikorwaho, ugasanga igihe cy'umwaka kiraso. Hari akantu nibagiye kubabwira. Ibi bintu byo gusoza umwaka kavuga ngo twese tujye iwacu ngo tukabaga ikimasa, burya biba ari ukubamba no guterekera. Uba ugiye guterekera umwaka no guterekera ibisekuru byawe byose byagiye. Iyo basokuruza wawe n'abanyogokuru bawe batakiriho, uba urimo kubaterekera. Rero navuga ngo nanone si byiza kwifata mukagenda mukajya gukora ikirori cyo guterekera, ariko mutabizi muzi ngo ni ugusoza umwaka, ngo bonane cyangwa se noheri. Biriya bintu nabyo ni ukubandwa no guterekera. Rwose ndajya mbabwire ngo twizere Yesu Kristo w'umukiza. Ibintu byose n'ubundi urugero nabaha, nta bintu ugiye kurya bidasanzwe n'umuntu utasanzwe urya, kandi kuba hamwe nk'umuryango nabyo ni byiza, ariko byibura mureke duhinduke tuba aba Kristo, tujye tuba hamwe nk'abakristo. Kubera ko iriya myuka yo babishyira imbere cyane, bafata igihe cyo kubaga icyo bita kureza amaraso, gufata amaraso nyine bakayafata bakayashyira mu kintu. Icyo gihe baba barimo guterekera abazimu babo mu maraso ya cya kintu, mu maraso ya yanka cyangwa ya hene cyangwa ya ntama. Ugasanga bafashe amaraso bayashyize ahantu runaka. Icyo gihe bo iyo babikora baba barimo guha abakurambere
ibya bintu noneho mwaza mukarya za nyama, ni ukuvuga ngo muba murimo gusangira n'abakurambere. Rero bene data rwose ndatekereza mwumvishe imyuka ya karande uburyo ifata abantu, ugasanga uragenda ugasanga ibyo ukora byose nta na kimwe kiguhira, nta kindi kibitera. Ni imyuka y'ibisekuruza yawe yagufashe ikubuza amahoro, ikubuza ibyo byose. Ariko iyo wizeye Kristo nk'umukiza wawe, rwose ndagira nkubwire ngo mu muryango wawe haboneka umugisha, ndetse nawe ubwawe ubona umugisha. Kandi wowe mukobwa utarashaka, niwumva iki kiganiro uratangira gusenga Imana, kandi nuyisenga by'ukuri, ni ukuri ndagira nkubwiza ukuri, urasubizwa. Gushaka birihuta kubera ko uraba wamaze gutandukana na ya myuka ya karande, ahubwo watangiye kwizera Uwiteka Imana nk'umukiza wawe. Ikindi nawe musore utekereza kujya gushaka ukabona biranze, ntago ari wowe, hari imyuka ya karande yo mu muryango yavuze ko utazashaka. Rwana nayo rero, kandi ndabizi neza ko ibyo byose nitumara kumva iki kiganiro rwose muntu cyumva, ndagira nkubwire ngo urahabwa umugisha, kandi ibyo ukenera byose, ibyo ushaka byose birakubaho. Rero ndabashimiye ko mwumvishe igice cya mbere cya karande. Igice cya kabiri tuzaganira ku bintu bijyanye n'uburyo bashobora kuroga, hanyuma uburozi bakuroze bukagufata ariko ntibugire icyo bugutwara. Ibyo tuzabiganira mu cyiciro cya kabiri, kuko tuzabiganiraho ibintu byinshi, ndetse muzumvamo n'ubuhamya bw'abantu bamwe na bamwe nzagenda babwira. Ariko ahangaha umuntu ubasha kumva iki kiganiro ndabizi kiramugirira umumaro. Mukomeze muhabwe umugisha n'Imana, kandi turi kumwe rwose. Ijambo ry'Iwawa TV ni yanyu, ibindi nakagaruka. Mukomeze mukore subscribe, kandi Imana ibaha umugisha. Mukomeze mwagure ijambo ry'Iwawa TV, kandi n'abafite ubuhamya bwaruhura imitima y'abantu, uwumva rwose afite ikintu yaganiriza abanyarwanda, afite ikintu azi kuri karande, yaza ku ijambo ry'Iwawa TV tukaganira, kandi tukagira icyo twagura mu muryango w'Imana. Umwami Yesu abaha umugisha. Murakoze.